wariwe amakuru y'imyidagaduro. Vestine uyu nguyu ni umwe mu baramyi bakunzwe, ni umwe mu baririmbyi bagezweho kubera ko we na mugenzi we Dorcas bashinze itsinda ryitwa Vestine na Dorcas. Ni rimwe mu matsinda agezweho hano iwacu mu Rwanda mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu umuramyi rero akaba yaramaze iminsi abarizwa muri Canada, aho iri tsinda rimaze iminsi rikorera ibitaramo bizenguruka mu mijyi itandukanye. Ibitaramo byabo babisoreje mu mujyi wa Edmonton mu mpera z'iki cyumweru gishize. Ariko kandi ubwo nabwira abantu amagambo yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze mu masaha make ashize, Vestine yafashe urukuta rwe rwa Instagram yandika ubutumwa avuga yuko ubutaha ni rwose ngo niyongera guhitamo umugabo bazabana ngo bazaba ari uwo baziranye neza, azi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we. Ati nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Nagerageje guhindura ayo magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza mu kinyarwanda. Ati ndabizi neza ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi, ngo Imana yemeye ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigireho. Ati narize bihagije. Ati nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi. Biba ari ugutandukana kubera ko hari impande ebyiri z'igiceri. Birashoboka ko ashobora kwandika ibyo ngibyo bitewe n'ibyabaye, wenda abantu batumvikanyeho, nubwo abantu bagiye babihuza no gukura amafoto yose ku rukuta rwe rwa Instagram yarafitanye n'umugabo we. Biba ari ugutandukana. Vestine yababanye n'umugabo we Idrissa iminsi 136. Urabariramo niyamaze muri Canada. Ubaza umunsi ku munsi ukabaramo niyamaze muri Canada. Ubaza umunsi ku munsi guhera tariki ya 5 Nyakanga, cyangwa ubaza iminsi bari bafitanye, ariko umunsi kundi babana ubwo ntekereza Canada batari kumwe. Ubwo yo ntabwo nayikuyemo kuko mu isezerano nayishyizemo. Ubaze nyine iminsi bamaranye bahanye isezerano iminsi 136, amezi 3. Yego, kuko ni mu kwezi kwa anarenga iminsi mike, ni mu kwezi kwa 7 basezeranye tariki ya 5. Ariko kandi hakaba n'urundi ruhande rw'igiceri Savera nari mubwira ko hari indirimbo yitwa Usisite. Iyi ndirimbo ni indirimbo barimo bateguza. Hari uburyo abahanzi bajya batangaza ibintu bakaba yanavuga nyuma yaho ati wenda imbuga zanjye ntizari zanjye, nyamara agira ngo akurura attention y'abantu cyangwa se abwira abantu nyine bose bahindukirire kuza kumureba. Nubwo tudasanzwe tubizi umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ariko kandi icyo nacyo ni igice abantu bakwiye gutekerezaho, kuko kenshi hari igihe umuhanzi akora nk'ibyo akaba yatangaza ibyo akakubwira ati se amafoto ko ari ayanjye nemerewe kuyagaragaza cyangwa se nyagaragaze account ko ari yanjye. Ibyo byose akakubwira ati iyi account yanjye cyagiye bari bayihakinze abarushimusi bari bayintwaye. Rero nabyo bibaho, gusa igihabwa amahirwe menshi nuko yaba ari inkuru y'ukuri. Nyuma y'amagambo n'ubundi yaramaze iminsi mike atangaje abwira murumuna we ati ntuzashaka ukiri muto, ati rwose nubikora nzagukubita. Ubwo rero abantu bahuzahuza ibyo hamwe n'ibindi bitandukanye, ariko nyine igihari nuko n'amagambo yatangaje ariko aza no kwita asiba ku mbuga nkoranyambaga ze, bigaragaza mu by'ukuri ko wenda ashobora kuba hari abamubwiye bati sigaho.